Dukomeze turebera hamwe amazina y'abana b'abakobwa atatu ajyanye. Izina rya mbere ni Muneza Hazel Emilia. Hazel ni izina rikomoka mu Cyongereza risobanura igiti cya Hazel, kikaba ari ikimenyetso cy'ubwenge cyangwa se kurinda n'ubuhanga. Urifite akunda kugira urugwiro, atekereza mbere yo gufata umwanzuro, akunda amahoro kandi yizerwa n'abandi. Izina Emilia rikomoka mu Kilatini risobanura umunyamwete cyangwa ushaka gutsinda kandi ukora cyane. Urifite agira umuhate, akunda kwiteza imbere, agira umutima mwiza kandi yubaha abandi. Irindi zina ni Gikundiro Alice Freya. Alice rikomoka mu Kidage, risobanura umunyacyubahiro cyangwa umuntu w'igikomangoma. Urifite akunda kugira ukuri ndetse agira ikinyabupfura kandi yubahwa n'abandi. Izina Freya rikomoka mu rurimi rwa Norse, risobanura imana y'urukundo n'ubwiza. Urifite akunda abantu, agira impuhwe, akunda ndetse no kugira ubwiza kandi ahora aseka. Irindi zina ni Ingabire Nora Celine. Nora rikomoka mu Kilatini, risobanura urumuri cyangwa icyubahiro. Urifite akunda amahoro, aritonda kandi ahora ashaka gufasha abandi. Izina Celine rikomoka mu Kilatini, risobanura uwo mu ijuru cyangwa uwo mu kirere. Urifite agira umutima mwiza ndetse akunda gutuza kandi yita ku bandi. Izina Cyizere Brielle Elena. Brielle rikomoka mu Giheburayo, risobanura Imana n'imbaraga zanjye. Urifite agira ukwizera, ubutwari kandi ntiyacika intege. Izina Elena rikomoka mu Kigereki, risobanura urumuri cyangwa uwaka. Urifite akunda kwishima ndetse akunda abantu kandi ahora atera abandi imbaraga. Izina Mutoni Ayla Penelope. Ayla rikomoka mu rurimi rwa Turkish n'Igiheburayo, risobanura urumuri rw'ukwezi cyangwa urumuri ruzengurutse ukwezi. Urifite agira umutima utuje, akunda amahoro kandi yorohera abantu. Penelope rikomoka mu Kigereki, risobanura umugore w'indahemuka. Urifite arizerwa, agira kwihangana kandi yubaha inshingano. Izina ni Mwiza Julia Sienna. Julia rikomoka mu Kilatini, risobanura umukobwa ukiri muto kandi ufite imbaraga. Urifite akunda ubuzima, araseka kandi yoroherwa no kugirana ubucuti n'abandi. Izina Sienna rikomoka mu Butaliyani, ryakomotse ku mujyi wa Siena. Urifite akunda guhanga udushya, akunda ubwiza kandi agira icyizere. Izina Icyuzuzo Lucy Adeline. Lucy rikomoka mu Kilatini, risobanura urumuri. Urifite akunda gufasha abandi ndetse ahora yishimye kandi agira umutima mwiza. Adeline rikomoka mu Kidage muri Germany, risobanura umunyacyubahiro. Urifite agira ikinyabupfura, aritonda kandi akunda kubana neza n'abandi. Izina Rwibutso Nova Valerie. Nova rikomoka mu Kilatini, risobanura igishya. Urifite akunda impinduka nziza ndetse no guhanga udushya no gutera imbere. Valerie rikomoka mu Kilatini, risobanura ukomeye kandi ufite ubuzima buzira umuze. Urifite agira ubutwari, akunda gukora cyane kandi ntiyikunda. Izina Igiraneza Maya Rosalie. Maya rikomoka mu ndimi zitandukanye, mu rurimi rwa Sanskrit risobanura inzozi cyangwa ubuhanzi. Urifite agira impuhwe, akunda abantu kandi ahora yishimye. Rosalie rikomoka mu Kilatini, risobanura ururabo rwa roza. Urifite akunda ubwiza,
aritonda kandi akunda amahoro. Izina Mucyo Isra Camilla. Isra rikomoka muri Scotland, risobanukirwa urifite agira ituze, akunda ibidukikije kandi ahora yita ku bandi. Izina Camilla rikomoka mu Kilatini, risobanura umukobwa ufite icyubahiro kandi witangira umurimo. Urifite agira umuhate, arizerwa, akunda gufasha abandi kandi ahora ashaka gutera imbere. Ni irihe zina wakunze muri aya mazina? Iryo wakunze rishyira muri komenti, kandi wandike muri komenti izina wumva twaza gusobanuriraho ubutaha. Niba utarakora subscribe, like na share, ibyo ubikore dukomeze tubane.